hamwe tugenda umbwiye ko ndi imana yitwa Uwiteka. Uwiteka se n'ibiki yakora iki ntiyabyemera, ariko iyi Imana irihagije yitwa ubuhanuzi bukomeye. uyu munsi ni ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi rero iyo uvuze ubuhanuzi nanjye ubwanjye ndarambara. nzanye ubuhanuzi bukomeye uyu munsi. dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 umunsi ku wundi. Fasha umwanya kandi nkwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose, yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Birashoboka ko rero wowe nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri mu buzima butakoroheye. Fasha umwanya nkwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindurire amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Njye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Urakomeye? Ndashimira Yesu. Uri amahoro? Umwami Yesu ankunda. Ndi amahoro. Nka wa muririmbyi se? Ndumva umutima wanjye ndi amahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi. Ndi amahoro. Ayiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Rero nanjye njya ndeba urukundo rw'Imana rugatuma numva amahoro arushaho kuba menshi. Yego. Uzi impamvu? Hoya. Nagize abanyanga benshi. Pole. Umuntu akambwira ngo ndakwanga, najya gusenga Imana ikambwira ngo ndagukunda. Akanabikubwira. Ariko najya gusenga Yesu akambwira ngo ndagukunda. Ukumva uranyuzwe. Ngo guki? Bita wumva, uzi ukuntu bita wumva ufite confidence. Bita wumva ibiro byongere, niba ufite 50 ukagira ngo wagize 80, ukagenda ukajya wumva uraremereye kubera ijambo Yesu avuze ryonyine. Arega wibuke yaravuze ngo nta mwanzi wantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Uri kumva? Kuko rero ambwiye ngo arankunda, leta numva umwanzi uwo ari we wese nta bwoba, nta kandi ntundenganye, yambereye ubuhungiro. Yarakoze Yesu. Ejo bundi hari umugabo wabivuze, arandika ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka turi ubuhungiro bwanjye n'agakiza kanjye, ngabingira Imana aba mu giteye ubwoba cya nijoro ntago kizantera ubwo. Ayiwe, ntacyo kizagutwara. Ugira ngo ijoro riba nijoro gusa, hari igihe umuntu agenda ku manywa akabura nijoro. Nigeze ngira ijambo ry'Imana yafasha ubisigaye mukomeye mu mwami no mu mbaga z'ubushobozi bwe bwinshi, mu mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uzi umunsi mubi? Niyo nshatse kubwira. Uzi kubona ku manywa abandi bishimye, wowe ukabona nijoro, ukabura icyerekezo cy'ibijyamo, mbese ukabura nijoro ku buzima bwawe, abandi babona ari ku manywa. Ijoro ntabwo riba nijoro gusa, igiteye ubwoba cya nijoro. Ijoro ryawe rishobora kuba amanywa. Ijoro ryawe rishobora kuba amanywa. Ese nibuka kandi avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. ushobora no kurira ku manywa. Ubwo rero kuba kwakurari rero ijoro ntabwo riba mu gicuku turyamye gusa, rishobora no kukubaho ari ku manywa, ukabona hakubereye ijoro ukarira ntawaguhoza. Rero muri iki kiganiro duhumurije abantu bari kurira ari nijoro, hari n'abari ari ku manywa, hari n'abari kurira bari ku manywa. Tubabwire ngo muhumure, Yesu niwe buhungiro. Amen. Yesu niwe buhungiro. Kandi ubwo yababajwe atyo numva agiye gufashwa kare. Ubwo yababajwe atyo, uzi ko abasha kurwanirira n'abantu bari kubabazwa, akabakomeza, akabarengera, akabatabara kugeza asohoje yavuze. Ariko erega ibi byose yabiciyemo, n'ibyo uvuga ngo barakwanze, bo bamwanze cyane, bamwita n'umukuru w'abadayimoni. Baramwanze, babandi bashashe imikindo, ngo basase imikindo mu nzira, baratangira ngo asingize umwami Kristo, ngo asingize. Hashize akanya ngo nabambwe, agaruka bavuga ngo nabambwe, kandi mu kanya bari bashashe ibitenge, imikindo, ibiki byose. Ubwo rero wowe ibyo ni ibintu bitoya. Pole sana.
ndagukomeje oya ngewe kuri ubu ngubu nushaka rero kwirwa unkomeza ubwo yavuze ngo ndagukomeje hari n'undi uduteze amatwi waciye mu nzira ukiri mu nzira nk'iyawe waciyemo n'ubundi uduteze amatwi iyo uteze amatwi komera komera pe komera nubwo uri muri gukomereka ariko hari Yesu uwo muri inguma n'ibikomere n'inkovu akazikuraho akaguha icyomoro kingana n'uko wakomeretse akakomora akaguha n'indishyi z'akababaro maze yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu yabonaga ibintu bibahagaritse imitima ari byinshi kandi ntabwo yabikuyeho ahubwo agenda abyambura ubukana ibyari kukwica akabikuramo akagusigira ibigusengesha Yesu azi ubwenge ririya jambo rijya rintera ubwoba aravuze ngo ntimuhagarike imitima uri kumva mwizere Imana nanjye munyizere ariko nubwo avuze ngo ntimuhagarike imitima ntababwiye ngo ibyabahagarika imitima mbikuyeho reka biracyahari ubukene buracyahari ubukode buracyahari inzara iracyahari ariko akajya agenda akuramo ubukana avuga ati ubukene bwari kumwica agasebera ku musozi akankuramo ubukana akajya asiga nyine yita umusenga ati mwami Yesu ndengera ntabara akaguha ibiryo by'uwo munsi hari ikintu mise nunguka mpamvu akubwira ngo ntuhagarike imitima kandi ibituma uhagarika imitima bigihari ni uko ari muri rya jambo rivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye ntaringanize atari imbere byose yanabiciyemo arabizi niyo mpamvu ajya agenda yivuga yagera ku musozi runaka akivuga nduwo ndiwe ayiwe ndishobora byose Imana ikajya igenda yivuga kugira ngo ikubwire ngo nikigeze biragishoboye kivuga yakwivuga akomeza uvuze kwivuga tukiri aha wenda reka manze mbwira abadukurikiye ngo Imana yivuge kuri wowe yivuge ku buzima bwawe yivuge ku rugo rwawe yivuge ku bana bawe ahantu utuye yivuge mu kazi ukore yivuge haleluya Imana ishimwe Imana yivuge Mose aribaza ko ntumye kwa Farawo twabanye imyaka 40 uramuyobewe hamwe ati genda umbwiye ko ndi Imana yitwa Uwiteka se n'ibiki Farawo azabyumva yumva Mose ntanyuzwe kuko Farawo yarazi Mose na Mose azi Farawo baziranye kubana 40 ubu maze kumenya umuntu ahubwo ati Farawo ndamuzi kuvuga ngo Uwiteka arantumye ntabwo yabyemera cyembwe ati ndiho kuntumyeho sindiho n'ibiki ndihatabona ibyo byandiho akajya avuga ati ibyo byandiho ntabwo yabyemera hari ati nibyo gusa se cyangwa ko nitwa Imana ishobora byose Mose atangiye kubyemera hari ikintu cyanejeje uzi ko buriya kwa Farawo cyangwa muri Egiputa hayoboraga inkoni eshatu se kugiye gutuma tujya muri ijambo katari ryo ryanzanye hayoboraga inkoni eshatu inkoni y'umwami ariyo yande ya Farawo hakayobora inkoni ya Yani na Yambure Yani yayoboraga abakonikoni bose bo mu gihugu hanyuma Yambure nakayobora abarozi numva zari inkoni ebyiri z'abadayimoni n'iy'umwami hanyuma Mose akurira kwa Farawo n'abamuhinda inkoni nkaho yakabaye umwami kuko yakuriye kwa Farawo bamuha inkoni irimo uburiganya buriya nkoni yari inzoka ayo afite bazi ko ari inkoni niyo mpamvu buriya yariganyijwe akica umunyegiputa yari ku umwami ariko yishe umunyegiputa ya nzoka ibitangiye gukora aragenda amara indi myaka 40 akorera ubusa kwa sebukwe cyoko zamuhaye umugore nta ntama n'imwe nta hene n'imwe imyaka 40 ariko Imana yabyitagiza ko yari ifite umugambi yanza iramubwira ati igihe kirageze bivugira mu gihuru cyaka hamwe ati kwetura inkweto hanyuma aze kumuhamagara amwe tufite ikingwe inkoni burya yafite inzoka nuko atarabizi ngo nkaga hasi ya nkoni hinduka inzoka agira ubwoba ariko Imana ikuramo bwa burozi n'ubukonikoni bwo kwa Farawo ishyiramo imbaraga z'Imana ishyiramo ubumana hamwe ati ngaho ujya kwa Farawo yasubiye kwa Farawo atagifite inzoka afite inkoni noneho Imana ishimwe Haleluya Imana ishimwe agezeyo bati turabizi ko ari inzoka twamuha ati n'icyo uzajya ati ni inkoni ayinagahanzi ariko nubwo yafite ibuyoka harimo imbaraga z'Imana niyo mpamvu yanarabazanye inkoni
n'abakonikoni be bose bakubita hasi inzoka, sinamenya umubare, bari 300 bari 1000 bari 500 zose ziba inzoka. Ariko kuko Imana yafashe ya nzoka yo kwa Farawo iyikuramo ubuyoka, ahubwo ishyiramo ubumana. Ya nzoka ya Mose igenda iti bwa mumana zambaraga z'Imana ziratoragura, avuga ati yani bye birananiwe, ahamagara Yambure ati nawe ngwino, hazana bwa burozi bwe, harazana abantu abarozi bose mu gihugu barazana inkoni bafite zose zihinduka inzoka, kuko Imana yafashe ya nkoni ya Mose ikayikuramo ubuyoka igashyiramo ubumana. Zambaraga z'Imana zitoragura inzoka za Yambure zose. Mose aravuga ati noneho atangiye gutinyamo ati ya Mana irakomeye burya, nayizeraga gake. Mose narushaho kuyizera, Farawo nawe ariho ko Imana yaramwangiye umutima ntiyakora iki, ntiyabyemera. Ariko Imana irihagije, yitwa ishobora byose burya. Abantu babonye Mose aje azanye inkoni bagira ngo ni inkoni. Mose ayibonye nako Farawo ayibonye ati iyi ni ya nkoni, ati ni ya nkoni yuzuye ubuyoka bwo muri Egiputa. Kandi Imana yakuyemo ubuyoka ishyiramo ubumana bwayo, ishyiramo imbaraga zidasanzwe, ishyiramo imbaraga zihangana ibyaze guhanguka, ishyiramo imbaraga zimira izindi. Aleluya! Seko ntagiye gufashwa Imana. Ubwo niyo mpamvu yagiye itoragura inzoka zose za Yambura n'inzoka zose za Yani. Mbese abantu bo bibaza, ariko umutwe wo kwa Yani, abakonikoni b'igihugu cyose bose yabahamagaye baraza kubita hasi, mwese boshyire hasi, ibaza utuyoka twose two mu gihugu idutoragura kubera imbaraga z'Imana. Ibi bintu nabivuga bukera bugake, nzakiguha iki kiganiro humura. Uzi ikintu kindi, ngo inzoka yarakomeje ngo imera nk'uko yari iri. None se ko ari imbaraga? Ni imbaraga zidacuya, ni imbaraga zidagabanuka, ni imbaraga zidakurwaho n'ibihe, ni za zindi nyine zirihagije. Reka zari imbaraga, izi mbaraga z'Imana ntabwo bazipima ku munzani ngo ni irobo cyangwa inusu, ngo ni ikiro, ngo iki. Reka ni imbaraga zihagije. Iyi Imana igiye gutabara umuntu wayo, wari wabona ivuga ngo okay, ngo ngiye muri Amerika ngo gutira ingabo, irihagije. Wowe dore impamvu uzi ko bavuze ngo naguciye nk'uca imanzi mu kiganza. Uzi ko burya n'ibintu Imana ikubwira biba biri mu kiganza, kandi noneho nawe uri mu kiganza cyayo. Weho ubundi nta nubwo ari ukuvuga ngo uri umuturanyi w'iby'Imana ivuze, weho uba uri kumwe n'iby'Imana ivuze. Ni nayo mpamvu ubu turicanye nabyo ahangaha ese yarakoze. Ikindi ni nayo mpamvu ikubwira ngo nguhaye inzu. Uri kumva mu gihe ntabwo nzi imyaka ufite, ariko reka dufate imyaka ufite. N'igihe watekereje gushaka amafaranga yo kubaka inzu, uri kumva ukamara imyaka 30 uri gushaka amafaranga yakubaka inzu ukayabura. Ariko iyo ikubwiye ngo nguhaye inzu, yajya kuyiguha ukayakorera ukwezi kumwe uko Imana rero cyangwa umunsi ukabona amafaranga y'inzu agize gute. Iyi Mana sinzi ko twayivuga ngo tuvuge imirimo yayo tuyirangize. Uzi ko na Yesu yayisize, n'abagiye bakurikiyeho barabisiga. Twayivuga tukarinda dupfa tuvuga imirimo y'Imana, kuko ubu imyaka amaze si mike kandi sinambyinshi ko hari abanduta. Ariko nabonye imirimo y'Imana. Imana iha umuntu ishusho atayifite, Imana iha ubuzima umuntu atabufite, Imana iha umuntu imibereho ntayo afite. Nabivuga rero umwaka wa mbere ugashira nkivuga imirimo y'Imana, kuko ngiye nabonye Imana nkifite 5 nkivuka. Mbona Imana inkiza bwaki, mbona Imana imbeshaho, Imana iranshingira muri mucamake, iranshingira, iranyubakira, impa abana bariga. Use nkubwire ngo iki umugabo Mana we, none nakubwira ngo bwakwira bugake. None se Suzanne, Karame, warwaye bwaki? Utabona aya matama yangana nka gutya. Mfite 5 twagize niba ari ibyago. Umubyeyi wacu ari we papa tubyaye asiga mama. Oya, habanje kugenda mama yahukanye. Agiye rero papa yakoraga kure mu mujyi, amusiga mu rwazi kasize umubyeyi witwa papa mu rugo. Nawe bucyana abagenda badusiga turi abana. Rero tuba mu buzima bubi, ibiryo birashira. Mama yagarutse nyuma y'umwaka, ibaze umwana w'imyaka 5
nari nuzwe na Gisubi n'Urusenda. Gisubi urayizi? Hari udutoki bamwe batwita indaya, n'udutoki dukomera cyane tumeze nka kayinja. Iradutunga umwaka urarangira. N'Urusenda inzara yaraturiye ndwara bwaki. Ibaza umwana w'imyaka 5 gutungwa n'Urusenda, mazi y'umugezi na Gisubi itagosheje. Arige rero bajya bavuga ngo Imana ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho. Uzi ko niyo ishusho. Uzi ikintu mpise ntekereza? Ubahangaha ababyeyi barabasize bose. Muri make ni muri imfubyi. Bariho kuko ababyeyi bariho. Uri kumva? Ni imfubyi z'ababyeyi. Twabaye imfubyi kandi dufite ababyeyi. Sinzi uko ikinyarwanda bivugamo. Nanjye nakibuze. Hari imfubyi za buri hari bamugari banza ari ntabwo. Abantu bazi ikinyarwanda ubwo bazatubwira. Nge ntacyo nzi nakizi ikigoroba ubundi gitondo. Ko nge ndatekereza aribo biti ntabwo asinzi. Birashoboka ko twari twaratawe ababyeyi bose badutara. Barabatari. Ariko Yesu adutarura. Mbabari uhereze Yesu icyubahiro. Nanjye kandi muhaye icyubahiro n'ukuri ari mu ijuru rye ryera. Yarakoze nakubwiye ngo mvuze imirimo ye rero. Kakwira bugake. Harye twigeze twibwira abantu. Banza tutivuze rega ibintu bya Yesu biraryoha. Iyo utangiye kubivugura nibagirwa nawe. Uribagirwa. Reka tugusabe bwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Mukamwezi Suzanne. Ndi umugore. Yesu yagiriye ubuntu. Yego. Mfite umugabo n'abana. Yego. Bana 4. Cyo ngiye ndi umukristo. Yego. Kandi bashaka guhora ndiwe. Ufatanije na wa muririmbyi w'ijana? Nago dufatanyije ahubwo ndumva ngiye ndi kumuririmba ndimo. Gufatanya ni nkaho ufata umuntu mugafatanya ikintu nk'umushinga. Reka ntabwo dufatanyije uwo mushinga. Ahubwo ni uwanjye uwo mushinga. Uwo muririmbyi nawe mu gihe cye wari yahamyaga ukwe. Wowe uri guhamya ukwawe mu gihe cyanjye. Kuko buri muntu kandi buri ibyawe nabyo sibyo ndi kumwe guhura nabyo uyu munsi. Yego. Wenda ni duke nyine agiye acamo natwe buri muntu wese aba afite inzira agomba kunyuramo. Agahondeshoke. Buri muntu agiye agahondeshoke kandi Imana igiye gutabara ica mu nzira ya vierge, inzira yawe bwite. Nimvuga iyi nzira ntabwo iyo gutabara amari ntabariramo. Wambabara utavuga inzira. Ariko reka nyivuge naho nani. Uzi ko yafashe Abisiraheli bari kuva mu Egiputa. Wavuze kuri Mose, reka nanjye mvuge ku Bisiraheli. Bageze ku nyanja itukura. Ngo barebye nyuma bumva Farawo n'amagare ari guhinda. Barebye iruhande babona ni imisozi. Ni imisozi. Barebye imbere abahanguzi ko bavuga ngo iyo misozi yakuza ako kanya. Abahanga n'abahanga ko iyo misozi ni yari ihari cyayikiwe. Yari ihari. Ariko kuko Imana ijya ngo ibiyereke. Yitikura ako kanya babona ni imisozi. Noneho ngo nyavuga ati wenda n'amaso yabo yanayirebaga. Ni yari ihari. Byanashoboka. Byanashoboka. Noneho ngo barebye imbere babona ni inyanja. Uzi ikintu cyabaye? Imana ibwira Mose ngo narambike inkoni hejuru y'amazi. Amazi acikamo kabiri. Abisiraheli barambuka. None ndashaka kuvuga ku nzira. Abanyegiputa ngo bahageze babonye inzira Abisiraheli banyuzemo. Bakajya ni inzira isanzwe. Bagira ngo ni inzira isanzwe. Utancokoza se kandi. Nabo ngo bahita binjiramo. Mbese babona ni umuhanda baravuga cyane. Mbega inzira nziza. Ariko Imana yatanze kubiyereka ngo yigeze bahindukirira gusa bageza ku nyanja. Wiziga ku magare zitangiye gucimbagurika. Baravuga ati Imana y'Abisiraheli n'abatabaye. Shaka mugende gake. Ariko babonye inzira bavuga ati twikomereze tugiye kubafata. Ubwo tubonye inzira nta kibazo. Ngo barambuka bageze hakurya. Mose ati Imana ibwira Mose ati subiza amaso inyuma. Asubiza amaso inyuma. Atongera urambike inkoni hejuru y'amazi. Ngo amazi arongera agira gute araterana. Uzi ko iyo nzira yahabonetse uwo munsi mbere hose ntiyari ihari. Ntiyari ihari. Na nyuma y'icyo gihe uzi ko iyo nzira idahari. Yabonetse uwo munsi hava n'uwo munsi. Ntabwo n'ubu igihari. Ariko njya ntekereza kuba kitwa bitaducinza nk'izo. Nuko njya ngo ibyacu bidakomeye bya Bisiraheli simbizi. Oya. Natwe irasi ducira. Wa mugani wawe fata ubuzima bw'uko wari urwaye bwaki. Reba ahantu wicaye. Wahabonye? Banza harebe. Ahavuye mu kuboko kwayo. Siko ari igitangaza Imana yakoze. Bavuga ati iki gikozwe n'urutoki rw'Uwiteka. Uri kumva? Rero nta nzira irenze iyi ngiyi ku buzima bwawe. Nari ntekeje y'amazi. Nayo yari iziducira buri munsi. Imana ishimwe. Amen.
wari wibwiye abadukurikiye yego noneho reka unabasengere yego kugira ngo twinjire muri iki kiganiro n'ubundi Imana iri kumwe natwe ariko n'ubundi natangiye kubyumvira iri hano iraha maze yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga ibyayo batari mu bujajwa cyangwa mu buteshwa nzuruka Imana niba ari n'ikintu kinejeje ni uko tutari mu bujajwa amin reka dushimire Imana amen mu isengesho turagushimiye mwami Nyagasani tugushimiye kurinda kwawe gukomeye turagushimiye ko watwongereye umunsi wo kurama waturinze imyaka yose itambutse kugira ngo tugere kuri uyu munsi tukiri bazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro warakoze dufatanyije n'ibizima n'abakuru n'ingabo z'ijuru dufatanyije n'abera bo mu isi n'ibiremwa waremye kuguhimbaza turavuze ngo urera aya masaha rero turakwinginze kugira ngo ugume kubana natwe kandi umuntu wese utega amatwi iki kiganiro kimubera ihumure kimubera inkomezi iri jambo ryawe tugiye kuganira rimubera igitsikamutima kugira ngo rimukomeze mu nzira ari kunyuramo y'intambara y'ibigeragezo ndabizi neza ko hirya no hino hari abantu bari butwumve bafite ibibazo bitandukanye ariko iri jambo rigenda ribe bombe ikomeye ririture inkuta z'abadayimoni ririture ibihome byose Satani yubatse ririture imigambi mibi ryubaka ubuzima buzima ku muntu wese uri buryumve urakoze Yesu urakarama ni mu izina rya Yesu tubyambaje amen. Suza karame byanga bikunze ntekereje ko twatangiye yego hari ikintu Imana yakubwiye ndahera mbese ariko ntago nahabura hari ijambo Imana yanshyizemo rigari mba numva nanarivuga nkaribwira n'umuhisi n'umugenzi nkaribwira woroheje n'ukomeye mbese Imana iri kurisunika nkumva ni nk'ikintu iri gusunika kinini muri njye kandi gikomeye yego ubwo rero niryo rinyicaza uwaguha umwanya ntacyo bitwaye yego dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'abami ni igice n'icya gatandatu umurongo wa 24 dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatandatu umurongo wa 24 kansoma umutwe w'amagambo ubundi sinjya nkunda kusoma ariko hano reka ngusome haravuga ngo abisamariya bagotwa hatera inzara baryana kasubiremo gake abisamariya bagotwa hatera inzara baryana hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose azamuka atera Isamariya arahagota maze Isamariya hatera inzara mbi cyane uyu murongo waranyishe inzara mbi cyane subiremo maze Isamariya hatera inzara mbi cyane barahagota ndetse kugezaho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5 bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye umugore aramutakambira ati ndengera Nyagasani mwami aramusubiza ati Uwiteka atakurengeye ibyo kurengera nabikura he ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero umwami aramubaza ati ubaye ute aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none ejo tuzarya uwanjye nuko duteka umwana wanjye turamurya bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye none yamuhishe mwakeneze ijambo ry'Imana amen amen dusomye imirongo myinshi kandi mike ariko iri jambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo Imana idukiza inzara yego Imana idukiza inzara iyi nzara ndayivuga mu buryo bubiri yego ariko ubwo ndi butindira n'uburyo bw'umwuka uyu mudugudu reka ngwite umudugudu w'Isamariya waratebuterwa n'Abasiriya ubundi Abisiraheli iyo usomye inkuru z'Abisiraheli iyo bagomeraga Imana yabatezaga ibyago ikabateza inzara ikabateza ibyorezo kubaga bayigomeye batayumviye hanyuma uyu mudugudu w'Isamariya
imana iza kwemerera abasiriya barawutera barawugota. umwami w'Isiriya arahamagara ingabo ze ati muze batera umudugudu ngo barawugota impande zose. Abisirayeli baba ahantu binyagamburira barya ibyo bari bafite, ibyo bahunitse babikurayo barabirya birashira, ibaze kugera aho bagura amahurunguru y'inuma. Byari bikomeye. Imana idukiza inzara bene data. Bamaze gushirirwa, abagore babiri ngo bajya inama. Abo bagore mu buryo bw'umwuka bashushanya itorero. Ubundi yisomye Bibiliya, abagore bashushanya itorero. Ngo abagore bajya inama, bakora inama nk'uko twicara tugakora inama y'itsinda. Baravuga ati rero umwe abwira undi ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, nitumara kumurya dukora icyo tuzarya iwanjye. Ngo ibaze inzara igera ku rwego rwo gufata umwana wabyaye ukamugira ku gise, ukamutwita amezi 9, warangiza ukamubyara. Ababyeyi bo barabizi, abagabo ntibabizi cyane, ariko nyine bavuga ngo nabo ngo ibisengo barira mu mutwe, mu gihe twebwe biturira mu mugongo na hehe. Haga ngo ibisengo binatwe byaturiraga mu mutwe ngo twumvaga. Ababyeyi batwita barabizi. Umwana aramurya amugira ku gise umunsi umwe, iminsi 2, hanyuma ageze aramubyara. Ageze afata umwanzuro wo kumutemagura amushyira mu nkono aramurya. Byari bikomeye, iyi nzara yari ikomeye. Bagera ku rwego rwo gukora inama, bafata umwana baramutemagura baramurya. Iyi nzara yari ikomeye ku rwego ntababwira. Kandi iyi nzara yarateye ku buryo abakristo basigaye barya abana babo. Hanyuma ngo umwami umunsi umwe ngo agenda ku nkiki, wa mugore bari umwana we aramutakambira ati mwami wandengeye, twakoze inama n'undi mugore arambwira ngo turye umwana wanjye, hanyuma tumaze kumurya waramuhisha. Umugore w'umunyabwenge ahisha umwana we. Aravuga ati nubwo bikomeye reka muhagarareho, nziko namutwise amezi 9, nziko nagiye kugisenga mubyara. Ni ku itorero rijya rimera y'ibihe bikomeye bije, bajya amasengesho bagasenga bakavuga agakiza Yesu yaduhaye, agakiza Imana yaduhaye, reka tugakomeho tugahishe hatagira ibintu bigatwara. Hanyuma inzara ngo yari ikomeye. Naje kubabwira inzara ikomeye, inzara twasara umurongo twasomye aho ngo yari inzara mbi cyane. Hanyuma igihe kigeze umwami aravuga ati jewe ntago mfite icyo kurengera. Imana itakurengeye nakurengeze mu rwengero nta kirimo, mu mivure reka da, mu bigega nta kintu kihari. Imana itakurengeye mwene data unteze amatwi, nta muntu wakurengera, nta muntu wagutabara. Hanyuma ngo iyi nzara irakomera, bigera ku rwego rw'uko abantu barya abana. Imana yarasobanuriye, Imana yaravuga ngo mbwira abantu bageze ahantu hakomeye, batewe n'inzara mu buryo bw'umwuka, bagera ku rwego rwo kurya abana. Abana barabarya, ariko abantu b'abanyabwenge, abakristo b'abanyabwenge bafashe abana babo barabahisha. Gakiza bahawe bagatsimbarayeho, impano bahawe z'umwuka wera barazihishe, barazisengera kugira ngo Imana igume izizigame. Rangije bavuga ubutumwa bahawe agakiza, maze gahabwa impano zo kuvuga ubutumwa. 2 gatatu inzara irabateye, bamaze guterwa n'inzara, agakiza bari bafite bakagurishije, bagatanzemo ibitambo. Mbese abantu bakoze amatsinda, ugasanga hariyo amatsinda yavuga ubutumwa ati kugira ngo bagutumire n'isenkani, umwana bamugurishije bagutumire ati ngwino uvuge ubutumwa, ati udafite senkani simpaguruka, ati banza wohereza itike. Burya umwana uba wamuriye. Abantu bakoze amatsinda, abantu bakoze amashyirahamwe yo kurya abana. Ariko uyu munsi naje kukubwira ngo Imana igukize inzara. Mwene data, Imana igukize inzara. Inzara twatewe n'ibihe tugezemo. Abantu bibagiwe Imana yabahamagaye, bibagiwe umurimo w'Imana, bibagiwe agakiza bahawe, bibagiwe Kristo bahawe. Batangiye kugurisha, batangiye gutanga ibitambo, batangiye kurya abana. Abashumba ntibagitinya ngo ati ngewe ndemera agakiza ngakire hasi, ntange ruswa, ntange ibintu, ntange ibiki kugira ngo mbone umwanya, kugira ngo mbe revera pasiteri b'umushumba runaka. Gasanga umwana aramuriye. Abantu bihakanye imbaraga z'Imana kandi bakarushaho kuvuga ngo barakorera Imana. Abantu barabeshyera Imana ngo irabatumye kandi agakiza bamaze gashyira hasi. Hari muri imyetse gutera ikorasi avuga ngo tekereza neza uburyo utwaye agakiza. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ngo by'umwana wamusize kera, umwana wamutaye. Abantu bataye abana basiga. Imana igiye kuza kugenda kureba umuntu wese
irebe uburyo yaguhamagaye niba ari wo mwanya ukirimo. Hari abantu bagurishije cyangwa bariye abana babo basigara mu mwanya bari bazi ko bakirimo, ariko Imana yabareba ikababura. Kubera iki? Ariko Imana yarangendera iransura, igiye kuza kugenda irebe abo yahamagaye, abo yahaye wa mwana, abo yahaye agakiza, abo yahaye impano ko bakiri kuzikoresha cyangwa baziriye cyangwa bazitanze ibitambo by'ibintu runaka. Hari abatanga abana babo akemera agahomba agakiza kugira ngo agumane icyubahiro, akemera agahomba agakiza kugira ngo atava mu ntebe yicayemo, akemera agahomba agakiza kugira ngo ryazina, akemera akagira agatakaza impano z'umwuka, agatakaza agakiza Imana yamuhaye kugira ngo agume abe wa wundi. Ariko Imana igiye kuza kugendagenda uko uyu mwami wa Isirayeli yagendagenze hejuru y'inkike akagenda yitegereza uyu mugore akamutakira, niko Imana igiye kugendagenda. Igiye kugendagenda mu bagore, igendagenda mu bagabo, igendagenda mu bakobwa, igendagenda mu basore, igendagenda mu basaza no mu bakecuru. Igiye kunyura kuri buri muntu wese irebe ko aho yamusize ariho akiri, irebe ko ikibi cyane yamuhaye akigifite. Imana igiye kuza kunyura kuri buri muntu wese, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, haba ku isi yose. Imana igiye kuza kandi igiye kuza ntitinze. Mwene data, reba neza niba utatewe n'iyi nzara, inzara igatuma uhemuka. Reka mvuge mu Kinyarwanda cyumvikana, uhemuka ugata agakiza, ugatanga umwana wawe ukabatereka tumurye. Inzara y'uburyo bw'umwuka ituma abantu bandavura, kandi niba Imana yagusigiye agakiza ukagatakaza, ubwiza bw'Imana bukuvaho. N'abantu bakureba bakakubona ubwiza bw'Imana bugenda bukuvaho, bakibaza se byagenze gute, naka nta kisiga, ese nta kirya, ahubwo nta amavuta y'Imana yakuvuyeho. Watakaje agakiza, tukaba tuzi ko gikijwe, ariko iyo urebye mu mutima, abantu babonaga ababyeyi bagenda mu muhanda bari bazi ko wenda abana babasize mu rugo, ariko umwe yamaze kumutanga baramurya. Hanyuma nawe mwene data, reba neza niba inzara itaragufasha. Inzara y'uburyo bw'umwuka itumye abantu benshi bahemuka. Nibo biyitira abahanuzi, mwuka wera yaragiye, abandi bakiyitira abavuga butumwa, abandi bakiyitira abashumba, abandi bakiyitira amatitire runaka. Ugasanga amatitire ari kuvuka buri munsi. Kubera iki? Ni inzara mu buryo bw'umwuka. Inzara yarateye abantu babimenya, igera ku rwego abantu basigaye batanga abana babo ibitambo. Aba bana ndi kuvuga si umwana abyaye muntu, ahubwo nta gakiza Imana yaguhaye, yamuguhayeho nk'impano y'umwana, yamuguhayeho nk'impano y'umwuka wera. Hanyuma mu buryo bw'umwuka iyo turebye uyu mwana, ni impano Imana iba yaguhaye. Bemera gutanga aba bana, bemera gutakaza agakiza, bemera gusiga ibi byose, bakavuga ati ngiye kugira ngo mbere vya runaka hari ibyo ndi bukore, mwuka wera kwigirayo ukabikora koko, Imana ikakwihorera. Ariko Imana igiye kuza kugendagenda, igiye gusura umuntu wese. Ube maso, wongere usubire ku rufatiro, wongere ubwire Imana ikugarure mwuka wera, yongere kugarura impano y'agakiza yaguhaye. Abantu batakaje agakiza, abashumba baragatakaje, basigana imisaraba, basigara ku matitire, bagaraya tukagira ngo bacyari bazima, ariko basiganye inkosha gusa, basiganye ingobyi gusa. Abaririmbyi baragatakaje, bahanuzi bajyaga bagara mwanya w'Imana bakavuga ikintu Imana ishaka. Batakaje agakiza, batakaje impano z'Imana yabahaye, basigana ingobyi, basigaye ku izina ngo yari umuhanuzi, ngo arahanura bigasohora, shobora guhanura bigasohora, Imana itakikwishimira, Imana itakikuzi. Kubera iki? Hari ibyo watanze, wayikoreye ku biguzi, kandi ingorane wamaze kuzibona. Hari abantu bemeye bagatanga abana babo kugira ngo bajye ahandi bagera. Imana ije kureba uworoheje n'ukomeye, ije kureba ukijwe n'udakijwe, ije kureba umuntu wese. Imana yarangendereye, ije kureba. Wisuzume, witekereze, uvuga ati si umwana ndacyamufite koko cyangwa naramuriye. Uyu mwana wese namuriye mu biguzi bamaye kugira ngo njye mwivuga butumwa. Abantu basigaye bageze ku rwego rukomeye, akavuga ati giye kugira ngo mpaguruke maze munyohereze itike, kandi anayifite, ariko kubera ubugwe bwo mu minsi y'imperuka, kubera abantu batanze abana babo batagifite mwuka wera ubabwira ati ukoza n'ikibi, ugasanga umuntu afite inzara, navuga ngo yo mu magufwa. Mu buryo bw'umwuka wamureba inyuma ukagira ngo hari ikintu afite, ariko nta kintu agifite. Akigisha ijambo rimwe, umwaka ugashira agifite iryo jambo, akarizengurukana u Rwanda rwose, avuga ngo Imana yamutumye, ari kuyibeshyera. Imana ije kureba abantu bari kuyibeshyera, ije kureba abantu bari kuvuga iby'ukuri, ije kureba abavuga butumwa, ije kureba abahanuzi, ije kureba abaririmbyi, ije kureba abakristo yahamagaye kugira ngo bahagarare mu mwanya bayisingize, bayiriramye, bayiririmbire. Ije kureba umuntu wese yahamagaye, uwo yahamagaye, uwo yaremye kugira ngo akore ibyiza agakora ibibi, nawe ije kumureba. Hanyuma mwene data, ikintu nkwifuriza nuko wareba neza, si inzara yaranteye cyangwa nge ntiyangezeho. Iyi nzara yageze mu gihugu cyose,
ntagire umuntu wihagararaho ngo urebye ngo ngewe ngo ndacyafite ijambo. Banza urebe ugihamagarwa, umwete wagiraga uracyawugira, imirimo wakoraga uracyayikora, uracyasurana, urukundo wagiraga uracyarufite. Reka da, abantu babaye banyamwigendaho ntawe ukimenya undi. Inzara yaraguteye, banza urebe neza. Karido gatoya ntabwo meze neza kubera amagripe, ariko naje kubwira ngo Imana ikurinde inzara, igukize inzara yaguteye usenga, utasibye mu rusengero, utasibye mu byumba, inzara ikagenda iza kugera ku rwego wumva ibyo kwiriza utabikora. Kandi hari abadayimoni birukanwa no gusenga no kwiriza ubusa. Abantu ngo kwiriza ngo ni ugufata ibihe, ngo urebye ngo Imana ngo nayo ibibizi, bakazana impamvu. Izo mpamvu mwazanye Imana igiye kuza kuzireba koko, igiye kuza. Yigeze igihe kimwe igiye kurimbura Sodomu n'Igomora, Imana ibwira Aburahamu ari kuvuga ati ubonye 50 ntiwababarira. Avuga ati ntabari, arashaka arababura, genda ubandebere 20 se 30. Mbese ava kuri 50 ajya kuri 5 barabura. Ngo ariko Imana yarambye ati ngiye kuza kureba ko ibyo bavuga ari ukuri. Imana igiye kumanukira isi irebe ko ibintu bituma abera bataka baba 2 cyangwa 3, irebe ko ibyo bari gutakira ari ukuri, irebe ko ibituma bari ari ukuri. Imana igiye kuza kandi ntabwo izatinda. Hari abantu bavuga ati ibyo barabivuze kera, navutse babivuga, none ndakura, none ndabyiruye, barabivuze. Ariko igihe ni iki, Imana igiye kuza kureba niba koko iyo nzara itarakumunze ku buryo ubu ibintu by'ijambo ry'Imana barabihaze, ibintu by'Imana barabihaze, agakiza yagashyize ku ruhande. Abantu uko bahamagaye siko bakiri, bahindukanye n'ibihe. Abari bikara babaye inzobe, abari mbese abantu bagiye bihindura, bambaraga kwikwiza ntibakikwiza. Kubera iki? Bamaze kurya abantu. Ndi kukwifuriza uyu munsi, ndi kugusengera, ndi kukwingingira Imana kugira ngo igukize inzara. Iyi nzara yo mu buryo bw'umwuka irakomeye. Iyo umubiri wajya kwa mwene saguha ikiro cy'umuceri imisi ikicuma, Imana yagutumaho umuntu akakuzana agafuka kakawunga imisi ikicuma. Twagiye tubona Imana ibikora. Inzara yo mu mubiri yo rwose iyo ngiyo yo ntabwo ihangayikishije niyo mu buryo bw'umwuka. Itumye abantu bicana, itumye abantu bagambanirana, itumye abari abavuga butumwa babivamo bagasubira mu tubari, ugasanga bakoze amarorerwa. Abari abakirisitu bihakana Imana. Iyi nzara irakomeye, itumye abavuye ku busambanyi basubirayo, itumye abavuye mu kuraguza basubirayo, itumye abavuye mu kwiba mbese batobora amazu. Kubera iki? Kubera inzara yo mu buryo bw'umwuka. Abantu batanze abana babo kugira ngo bagire ibyo baronka, bagire urwego bageraho, bajye ahandi hantu bagera. Ariko Imana ije kureba, Imana ije kureba, Imana ije kureba koko ko ibyo bari kuvuga ari ukuri. Imana ije kureba abantu bagifite abana, ngo uyu mugore yafashe umwana baramuhisha. Havuga ati nubwo hari inzara iri kwica abana ituma abana babarya, ngere afata uwo aramuhisha. Mundi mugore avuga ati ariko wazanye iwawe tukamurya ngo aramuhisha. Birakwiriye ko uhagara ku kintu Imana yaguhaye, kugakiza wamenye ukagahagaramo, ukagatsika bati nakanjye, ni njyewe Imana ishaka, ni njyewe ufitemo inyungu, ni njyewe ushaka gukoresha. Ukabihagararaho ngo umugore ahisha umwana we, baramubura kugeza aho umwami yatangiye itegeko. Haravuga ati ariko Imana itakurengera nde wakurengera? Ushaka kwirwanirira ukajya mu myanya runaka, ukicira inzira ukayigeramo. Ariko Imana itakurengeye uba wa wundi, ugasanga wa wundi wasize hasi, ubwiza bw'Imana bumuriho. Imana ikugenda imukore bitangaza, ugasanga imubeshejeho kurusha wowe, kuko watanze umwana kugira ngo ugere ku rwego runaka, kuko watanze agakiza. Ugasanga urasambanye kugira ngo ubone umwana. Niba hari ikintu cyeze, niba hari ikintu 2001 Imana igeze idusura, koresha umuhanuzi ngo agiye kuzaza ubusambanyi bukomeye, ngo ku buryo abantu bazajya basambana no mihanda. Sigaye mbibona umuntu agera kwitanga kugira ngo ahabwe akazi, kaza mu rusengero. Haleluya, ndashima Imana ko yampaye akazi. Yatanze umubiri we, hanyuma ari gushima Imana. Iyo Imana yakamuhaye, yatanze umwana yari afite, Imana y'agakiza yayirekuye. Avuga ati ntajya kugira ngo mpfe uyu munsi nzapfe. Wari ubize ko uri bupfe? Akazi warakabuze umwaka umwe, ubaho umwaka 2 irashize uriho, none uremeye ugiye kwitanga kugira ngo ubone akazi. Nurangiza udushushanye, utujijishe, uje mu rusengero, ze mu icaci runaka, uteyarira zimirambararo, ugiye cyangwa muri Gaturika, sinza ahantu hose usengera, ahantu hose uteranira, tangiye gushima Imana ngo yaguhaye akazi kandi uri kuyibeshyera. Watanze umwana wawe kugira ngo ubone ako kazi. Umuzi ndi kukwifuriza, ndi kukubwira ngo ongera ugaruke, Imana yagushaka. Bwigiye kuza kunyura mu itorero, je kuza kunyura mu idini runaka, bwije kunyura mu gihugu, bwije kunyura mu isi yose, kandi nihanyura bizamenyekana. Uyu mwami ngo yaciye ku nkiki ari kureba
ngo abagore bamutakiye abandi barabireba ati uyu mwami afite umubabaro bamaze kumubwira ikibazo bafite ababwira ngo Imana itakurengeye nta wakurengera ngo abandi bahengerere bareba ngo babona umwami yambaye ibigunira. Imana irababaye ibabajwe n'abantu yaremye kugira ngo bayikorere ibyiza bakaba bakora nabi, ibabajwe n'abakristo yahamagaye kugira ngo bayikiranukire bakaba bari kuyigomera. Imana irababaye igiye kuza kureba. Hanyuma ndi kukwifurira kuba mu mwanya neza kugira ngo Imana niza izagusange mu mwanya neza, ko nisanga waratanze umwana wawe bizaba bikomeye, bizaba ari akaga, bizaba ari imiruho, bizaba ari imibabaro, bizaba nkaho ndetse sinigeze kukumenya. Ikintu nkwifuriza rero nkwingingira ku Mana nuko wegera Imana ikagukiza iyi nzara yagufashe, igatuma hari ibintu utakaza, ibyiringiro ukabitakaza, agakiza ukagatakaza, kumva kuzabaho neza ukabitakaza, ibyiringiro ukabitakaza, kwizera ukabona nta kwizera ugifite. Ngwino dusenga Imana, tukama ahantu uri ubwira Imana igukiza iyi nzara. Iyi nzara ntabwo itinya abahanuzi, ntitinya abavugabutumwa, ntitinya abashumba, ntitinya abarevera, ntitinya ababishopu. Iyi nzara igera ku muntu wese, hanyuma yikugezeho utarashikamye, utarahisha umwana wawe, umera nk'abandi bose. Ca bugufi dusenge, ca bugufi inginga Imana ahantu uri, ubwira Imana ngo nkiza inzara. Narashoje mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu ntagifite inyota yo gusenga, yo kwiriza ubusa, yo gusoma ijambo ry'Imana. Mpamvu utagifite inyota nuko iyi nzara yakugezeho. Dusenga Imana, ca bugufi wongere ugarukira Imana ikumara iyi nzara. Ntabwo nagira ntavuze inzara y'uburyo bw'umubiri, abantu bafite inzara bigatuma babeshya, bigatuma bacumura, bigatuma birwanirira, bigatuma bicira inzira kugira ngo bamwe babise ngo mpemuke ndamuke. Ariko ca bugufi ubwira Imana ngo ntunkize y'ubugingo n'umubiri zakira. Gira kwizera kuko Imana turi imbere igiye kuza kureba mu bakomeye, irebe mu boroheje, irebe mu bakirisitu, irebe mu bataramenya Imana, bayininiye ibarebe, basubiye inyuma igiye kubareba. Kandi ijisho ryayo ryanteye ubwoba ngo yigeze ireba Abanyegiputa bacikamo igikuba ari ijisho gusa. Tugiye gusenga hantu uri upfuka musenge, bwira Imana ngo nkiza inzara. Nkiza inzara yafashe, inzara yaneye, inzara yasaza narindi, none ntabwo ngiri mu mwanya. Tangira usenge winginga Imana. Reka dusenge tukwingingire kuyera kugira ngo Imana igukize inzara, yaba y'uburyo bw'umwuka n'umubiri. Y'umubiri itumye uhemuka, y'uburyo bw'umwuka itumye wandavura. Ingingo yera, tangira usenge Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema. Abantu barahemutse, barya abana, batakaza agakiza, batakaza ibyiringiro, batakaza kwizera. Ariko turaseze ko wangendereye ukambwira ngo mbwira abantu kugiye kuza kureba ibyo bavuga ari ukuri, ugiye kugenda umuntu wese ningize cyane kugira ngo umuntu ubira ijambo ryawe hindukire, ugiye kureba usanga ari mu mwanya neza. Witeka ongera basukira imbaraga kuko baratenebutse, barakwihakanye mu bikorwa. Iyo hirya ahantu tuba tutareba ariko ijisho ryawe rirareba. Ongera ubarebe neza, reba neza aba babyeyi, reba neza aba bagabo, reba neza aba basore, reba neza aba bakobwa, reba neza abakecuru n'abasaza. Ongera ubagarure mu kumbi wawe ko batakaje iby'agakiza. Mwana baramuriye, bandi batanze ibitambo byo kugira ngo n'impongano runaka, babone ibyubahiro runaka. Ariko turasenze bagusenga kwacu, ongera ubarohore aho baruhamye, ongera ubazure ahantu bari bapfiri. Ongera Uwiteka bakwemereye, bumvise ijambo bagahindukira, bambika imbaraga kandi bakomeze. Urakoze Kristo kuzuye abawe, ugiye kuza, ugiye kugendera itorero, ugiye kugendera abera cyane cyane abakumenye, ugiye kubasura ukareba ko ikibitsanyo babahaye bakigifite. Uwiteka we ongera basukire imbaraga, kandi aho umwuka wera yageze ntabwo bigira ibyigenge. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen.